Suje umukunzi w'ibiganiro byacu, ibiganiro dutanga kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV, ibiganiro by'ubutumwa bwiza, ibiganiro bibohora, bikiza, bikiza urupfu rw'iteka, bikiza ubwoba bw'imibereho, ubwoba bwo kurimbuka, ubwoba bw'ejo hazaza, aho umuntu asobanukirwa neza icyo Yesu yamukoreye, ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo rikiza, bityo rikamubohora, akaba mu isi azi neza ko atazarimbuka, akaba mu isi yarababariwe, akaba mu isi yaremewe n'Imana. Turagushimiye rero wowe udukurikirana, wowe udacikwa n'ibiganiro byacu, ariko tukomeza kugusaba no kubisangiza abandi kugira ngo nk'uko nawe bikugeraho ku buntu, nawe bisangiza abandi ku buntu, mbese dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza kuko niyo mbaraga y'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ihesha uwizera wese gukira, uhereye ku muyuda ndetse ukageza no ku mugiriki, dore ko abantu benshi bayobeye mu idini, abantu benshi ntabwo bazi icyabakiza, ntabwo bazi icyabarengera, abantu benshi bitwa abakristo ku izina ariko ntabwo basobanukiwe Kristo, bitwa abakristo ariko ntibazi icyo Yesu yabakoreye, baracyafite ubwoba bwo kurimbuka, baracyibaza ngo se amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo, mbese twaremewe, ese twakora iki, ese twakwemerwa gute? Ubwo rero niwo musanzu dukwiye kuba dutanga wo kubohora abantu, wo gukiza abo Satani atwaza igitugu, ariko tubakirishije iri jambo nyine ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aya magambo ari mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 26 aragaragaza kwiregura kwa Pawulo imbere ya Agiripa. Pawulo yagiye ahura n'ibizazane byinshi ariko bijyanye no kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri intumwa zahuye na byinshi bigoye ariko bijyanye no kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi urebye ubona ababarenganyaga, ababakururiraga mu izi manza, mu bifungo, mu gutotezwa, nta bandi n'ubundi ni abanyamadini, ariko cyane ko Pawulo nawe mbere yari asanzwe nawe arwanya abera, arwanya abakiranutsi, cyangwa se ababwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ariko nawe yabikoraga nawe azi ko ari mukuri, yabikoraga azi ko idini yiwe ya gifarisayi yari arimo ariyo mu by'ukuri yaba ari iy'ukuri, yaba ari isenga Imana se, yaba ariyo yaba inzira y'ijuru, ariko yaratarahishurirwa ko nta nzira y'ijuru iba mu idini, yaratarahishurirwa ko ibyo by'imihango ya gifarisayi bidashobora gutuma hari umuntu wemerwa imbere y'Imana, ibyo yaratarakabimenya. Nuko rero kimwe nuko nawe wenda uyu munsi waba ariko umeze, waba ukiri umunyedini, waba ukiri umuntu utekereza ko idini yawe yagira uruhare mu gutuma Imana ikwemera, ariko Pawulo yagize amahirwe, igihe cyarageze nyine arahishurirwa, amenya ko inzira y'idini ari inzira nyobe, inzira y'idini ari inzira ijyana abantu kurimbuka. Abishurirwa na Kristo Yesu ubwo yajyaga i Damasiko agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, kandi abikora mu izina ry'Imana, abikora azi ko ari Imana ari gukorera, cyangwa se ari Imana ari kurwanirira ishyaka, ariko aza gusanga nyine atariyo, ahubwo atungurwa no kumva ijwi rimubwira ngo Sawuli undenganyiriza iki? Kuba wari uzi ko ukorera Imana, kuba wari uzi ko ishyaka urwana ari iryayo, ikakubwira ati Sawuli kuki undenganya, urumva nyine birakomeye. Ariko Imana ishimwe ko yamugaruriye hafi atararimbuka. Nawe rero uyu munsi yakugarura, nawe uyu munsi yakwihishurira, nawe uyu munsi mu by'ukuri nawe wagarukira hafi
nubwo umaze igihe kinini mu idini, nubwo warikoreye byinshi ariko ntiwarusha Pawulo, ariko igihe cyaba iki, igihe cyo gukira kwawe, igihe cyo kugaruka, igihe cyo gutabarwa cyaba iki ngiki. Duhereye ku murongo wa mbere, Agiripa abwira Pawulo ati wemerewe kwiregura, maze Pawulo arambura ukuboko ariregura ati ibyo narezwe n'abayuda byose mwami Agiripa, ndishimye ko ari wowe ngiye kubyireguraho, kandi cyane cyane kuko uzi imigenzo n'impaka byo mu bayuda byose, nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva. Ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye, ubwo nahoraga mu bwoko bwacu n'i Yerusalemu, uhereye mbere na mbere, abayuda bose barazizi. Kandi uhereye mbere na mbere ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo wo mu gice cyarushaga ibindi byo mu idini yacu gukomeza imihango. Uwo murongo niwo nashakaga cyane wa gatanu. Kandi baranzi uhereye mbere na mbere ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo wo mu gice cyarushaga ibindi byo mu idini yacu gukomeza imihango. Ubutumwa bw'amadini ni ubutumwa bwo gushishikariza abantu gukomeza nyine imihango y'amadini, kuyoboka amadini. Ubutumwa abantu babwiriza ni ngwino iwacu, ngwino mu idini yacu, tugugire iki n'iki, tuguhe imirimo, ujye muri korali, tukubatize, w'umudiyakoni se, w'umuvugabutumwa se mu idini yacu. Ariko ukibaza ko amadini ari menshi ameze nk'amashyaka. None ayo madini, ese amajuru nayo ni menshi? Ko bigaragara ko amadini ari menshi kandi ko atemerana, ko rimwe rivuga ibyaryo n'ibindi rikavuga ibyaryo. Nyine aho ajyana abantu ni Pawulo rero agaragaza ko nawe yari umunyedini w'imbere, ndetse ko yari mu gice kirusha ibindi byose gukomeza imihango. Nawe ushobora kuba uri mu gice kirusha ibindi byose gukomeza imihango, ndetse ushobora kuba uri mu idini noneho uvuga uti iri ryo rirayaruta yose, iri ryo rikomeza amategeko ya Mose, iri ryo mbese twe ntidutezuka kw'ibi, twebwe turaba imbere, twe turakomeye, twe turemewe cyane. Mbese nawe ukumva waririmba iby'idini yawe, ukumva wavuga ko idini mu by'ukuri wayobotse ikomeye, ko ariyo yemera Imana kurusha andi, ko ariyo mbese yayobora abantu ku Mana nk'uko Pawulo nyine abikora, cyangwa se yabikoraga nk'uko Pawulo yabivugaga ko yabikoraga akiri Sawuli, akiri umunyedini nawe. Abanyedini rero bose bashishikarira nyine imihango n'amategeko ya Musa, imirimo y'idini, bagatekereza ko iyo mirimo ariyo yatuma Imana yemera umuntu, ariko birahabanye cyane. Sawuli yaje gusobanukirwa ikintu gikomeye, ko gukurikiza amategeko kwe, ni amagambo dusanga mu Bafilipi nanone mu gice cya gatatu. Abafilipi mu gice cya gatatu, reka tujyeyo. Reka duhere ku murongo wa mbere. Ibisigaye bene data, mwishimire mu mwami Yesu kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntibindambira, kandi namwe bibagirira akamaro. Mwirinde za mbwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakebagukeba kubi, kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri, nubwo njyeweho nabasha kubyiringira. Aha hantu tuhumve neza. Hari abakebagukeba kubi, yabise imbwa, yabize inkozi z'ibibi. Wavuga ati noneho Pawulo aratukanye, ariko nawe akurikije ibyo yabagamo kera, akurikije akiri umufarisayo nk'uko twabivuze,
akurikije akiri mu migenzo y'idini ibyo yakoraga, ubundi niwe uba uri kwiheraho hano, aba ari kuvuga ko nawe yari inkozi y'ibibi, aba ari kuvuga ko yari mu bakebagukeba kubi, aba ari kuvuga ko mu by'ukuri yari umugome, aba ari kuvuga ko yari imbwa, ubundi urebye wasanga ari nawe uri kwivuga, mwirinde abameze nk'uko nari imeze. Kuko twebwe turi abakeba gukebwa kwiza, abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri nubwo yeweho nabasha kubyiringira. Ubwo rero arashaka kuvuga nanone ko hari abantu bakeba gukeba kubi, abantu biringira iby'umubiri. Kwiringira iby'umubiri bivuze iki? Kwiringira imbaraga z'umubiri, kwiringira gukiranuka k'umuntu, kwiringira ibyo ushoboye gukorera Imana, kwiringira ko usenga cyane, kwiringira ko utanga amaturo, kwiringira ko uzi kuririmba, kwiringira ko wigengesera, kwiringira wowe nyine, kwiringira ibyawe. Ariko aravuga ati twe twishimira Kristo, ntabwo twiringira iby'umubiri. Urumva hariho kwishimira Kristo n'umurimo yakoze nk'inzira yahesha umuntu kujya mu ijuru, ariko hari no kwishimira iby'umubiri, kwishimira imirimo y'umuntu, kwishimira gukiranuka k'umuntu, kwishimira ingeso z'umuntu, kwishimira ko umuntu we ari inyangamugayo. Pawulo avuga ko yari azi neza gukomeza iyo migenzo y'abantu, ndetse ngo we yabasha ahubwo kubyiringira ukurikije uko yabikoraga we, byaruta mbese iby'abandi. Wumve kandi niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Kwiringira umubiri bivuze iki? Kwiringira ibyo nshoboye gukora, mu yandi magambo, kwiringira imbaraga zanjye, mu yandi magambo, kwiringira ko njyewe nkiranuka, kwiringira ko njye numvira Imana, kwiringira ko njye nsenga menshi, kwiringira ko nzi kwiyiriza ubusa, kwiringira ko njya ntanga amaturo, kwiringira ko ntanga icyacumi, kwiringira ko ndi inyangamugayo muri sosiyete, kwiringira ko idini ryanjye rinyemera, kwiringira ko idini ryanjye ari ryiza. Kwiringira iby'umubiri ni ibyo. Ariko Pawulo aravuga ati niba hari undi ufite impamvu imutera kwiringira ko yakiranukira Imana mu ngeso ze, Pawulo yamurusha. Pawulo we yaragerageje kurenza benshi. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Arimo aravuga rero noneho we ko ari igitangaza. Nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Ku by'amategeko yari umufarisayo, abafarisayo bari abantu bubahiriza amategeko, bagerageza cyane ko ntawayashobora, ariko barageragezaga. Kubw'ishyaka rero noneho yarwaniraga Imana, yarenganyaga itorero ry'Imana, kubwo gukiranuka kuzanwa n'amategeko, nari inyangamugayo. Yari mu bashinzwe kwica abo mu itorero ry'Imana, ry'abera b'Imana, kubwo kuvuga ngo mwebwe iby'amategeko si byo mugenderaho, kuki mutagendera ku mihango, mwebwe muri kuyobya abantu. Nk'uko n'uyu munsi ujya wumva ngo abera, ujya wumva ngo abakiranutsi, ukumva nyine wabarwanya, ukumva ni abantu badasobanutse, ukumva ni abantu batazi iby'Imana, ukumva ni abantu mu by'ukuri bayobye. Pawulo rero nawe hano niwe wari ushinzwe kubica, yarashinzwe gutanga inzandiko zemereza ko bagomba gupfa. Noneho ariko reka dukomeze. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'ubu nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Ibyari indamu ye, ibyo yiyemeragamo, ibyo yari azi byamuhesha kwemerwa n'Imana, ibyo yari azi ko ari igitangaza kubw'ibyo akora, ibyo yemerwagamo n'idini rye, kuba uzi kuririmba cyane, kuba ucuranga cyane, kuba uri umuhanzi w'idini, kuba ari we muhimbyi w'indirimbo zabo, kuba
ari wowe ukoropa urusengero, kuba utanga ibyawe, kuba warubatse insengero nyinshi ku bwitange, kuba waravukiye mu idini, kuba wararikuriyemo, kuba ari idini rya ba sogokuruza, kuba ibyo bintu byose yabitekereje ko ari igihombo kubwo kuronka Kristo. Nawe nuronka Kristo uzasanga wariringiraga ibintu by'amafuti cyane bidafite umumaro rwose, ndetse ngabibona nk'amase. Uzasanga gukiranuka kwawe kumeze nk'amase. Tekereza amase ko ariyo abantu benshi bateruye bashyiriye Imana bavuga ati twemere, dore tuzanye amase, urabona ko ntako tutagize, mbese twarakiranutse cyane, dore amase tuzanye yatwemereremo. Nyamara urabona ko ubwo ibya Pawulo byari amase, kandi ubona avuga ko yarushaga abandi bose gukiranuka ku mategeko, ibyawe byaba hanyuma y'amase, ubwo sinzi byaba ari ibiki. Ku murongo wa 9, kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Hari ugukiranuka rero kuva ku Mana umuntu aheshwa no kwizera Yesu Kristo. Nk'uko dukunda kubigarukaho, Kristo niwe wakiranutse ku bwacu. Niyo mpamvu bivuze ngo ni njye nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, ntawajya kwa Data atamujyanye. Niwe wakiranutse ku bwacu kugira ngo nitumwizera tugabane gukiranuka kwe, duhabwe gukiranuka kwe nk'impano, atari ugukiranuka kwacu kuzanwa n'amategeko twashoboye. Dukunda kubabwira ko Kristo yishyizeho ibyaha byacu, abyishyiraho tutarabaho, arabihanirwa. Abihanirwa njye ntarabaho, kandi abihanirwa byose kugira ngo nanone umunsi nzamwizera nzabeho narababariwe, nzabeho naremewe, nzabeho naratsindishirijwe, nzabeho nta rubanza ngifite ku Mana. Icyo ni cyo abantu bayobewe. Kuyoboka idini biroroshye, kuyoboka idini ni ibya bose, kuyoboka idini umuntu arivukiramo akarikuriramo, ariko kwizera Yesu byo byabaye inshoberamahanga. Ariko uyu munsi turakwingingira mu Mana kugira ngo mu by'ukuri umenye icyagukiza, umenye icyakugirira umumaro, umenye ikiruta ibindi, kandi ukwizera Yesu Kristo ukava mu kigare cy'amadini. Kumwizera rero nubwo ujya uvuga ko umuzi, ariko ntabwo Yesu wabwiwe n'idini ari Yesu wabasha kugukiza. Idini rikubwira Yesu, rikakubwira noneho n'amategeko n'imihango ugomba gukurikiza, Yesu akaburizwamo, ahubwo imihango n'amategeko bikajya imbere, bakakubwira ko kubishobora aribyo bizatuma Imana ikwemera, kandi si byo. Yesu niwe wakoze ibyasabwaga byose, yaba ari ugukiranuka twasabwaga niwe wakiranutse, yaba ari urubanza rw'ibyaha twarimo niwe warugiyemo, ruramutsinda, aranahanwa, ariko kugira ngo twe tubabarirwe, kugira ngo twe twemerwe, bitavuye ku mirimo myiza y'umuntu, kubera ko ntayo, ni aya mase nyine Pawulo ari kuvuga, ni uwo mwanda. Ibyo ntiwabiperezanta imbere y'Imana, ahubwo bivuye ku gutsindishirizwa na Yesu Kristo, we wakiranutse ku bwawe no ku bwanjye, kuko ari umucunguzi wawe n'uwanjye, kugira ngo gukiranuka kwe bimpeshe kwemberwa imbere y'Imana, bimbarweho nk'aho ari njye wakiranutse, hanyuma ibyo bimpeshe ubugingo buhoraho. Tuve mu kigare rero, tuve mu kigare cy'amadini. Idini nta migabane rifitemo, wishukwa naryo. Idini ntabwo ari umurage twahawe ni Yesu. Yesu niwe mukiza wacu. Amadini y'uruvunganzoka avuka buri munsi kubera ko ari business abantu bahimbye zibyinjiriza amafaranga. Ayo madini siyo tugomba gushakiramo agakiza. Agakiza gashakirwa kuri Kristo Yesu, kandi Kristo Yesu ntabwo ari uw'idini runaka, yatanzwe n'Imana ku bwacu kugira ngo adukize urupfu rw'iteka, arupfuye mu cyimbo cyacu, ahanwe mbese mu cyimbo cyacu, aduheshe gukiranuka, adukuyeho urubanza rw'ibyaha, kandi aduhaye gukiranuka ko yakiranutse kugira ngo umwizera wese akubarweho. Hano ngo mboneke, kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko. Aka kantu umurongo wa 9, mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Uko niko gukiranuka kuzuye Imana yemera, kutava mu mategeko nashoboye, kutava mu mirimo yanjye, ahubwo kuva ku Mana kugaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Nkizera Yesu Kristo nkabarwaho gukiranuka kuzuye kw'Imana twaherewe muri Kristo. Kubera ko Kristo ni Imana yakiranutse yambaye umubiri, kugira ngo umwizera wese abarweho gukiranuka kwe, atsindishirizwe nawe, ahabwe ijuru ku bwe, abeho yaremewe, abeho nta rubanza gifite ku Mana, ariko byose abikesha Yesu Kristo. Ndagushimiye rero wowe twabanye mu kiganiro. Gukanda subscribe ibyo bifasha no kugira ngo ubutaha ibiganiro nk'ibi uko biza
bikomeze kukugeraho mu buryo bworoshye, gukanda share, kubisangiza abandi, ni ukudufasha kugeza ubutumwa bwiza kuri benshi. Nawe urabizi, abari mu kigare cy'idini ni benshi, abarimbukiye muri ryo ni benshi. Wagira rero uruhare nawe mu gusangiza ubutumwa abandi kugira ngo nabo bagerweho n'ubuntu natwe bwatugezeho, kugira ngo uko twaherewe ubuntu natwe dutangire ubundi. Amahoro y'Imana rero mu by'ukuri abane n'abizera Yesu Kristo bose none n'iteka ryose. Amen.